Ubamagaye yashatse ni mu gihugu wongeye kwirirwa se hana ntahari gira umugore ndamukugize nahise ko ndi bwihangane ndamushimiye ari ibintu bidahishika buriya nk'umuntu yarwaye inkorora niba kayi kazamutse ugashaka gukorora wanze gukorora waruka nta mikino ewana n'imyaka rero n'inkorora n'imyinshi n'imyaka niba uri umugore kagafonde muri Bibiliya handitse ngo Yesu ararira ngo ni nawo umurongo mugufi muri Bible ariko nabonye mutararira mutarararira asigo hari habaye motari yagiye kuri kamera ararira hari umwana abana bagiye ku ishuri umwe ararira aravuga ngo yaburaye mwana w'umukira bose waburaye yaburaye bose wabeza n'agafiriti uri kubyumva uwo mwana azi ko nubwo umuntu yaburara nubwo ntabura n'agafiriti kandi ubundi mwana w'umukire n'agafiriti kaza iyo yagiye kuvumba yaryaga kubunanira Noheli ubundi hari ibintu bita needs basic needs yevuze basic needs mvuze needs ibintu umuntu akenera ibikenerwa mu buzima buri muri kategori ubwo biragendana na Abraham Maslow hari izo basic needs waruhereyeho nizi aho ni umwuka ni amazi ni ibiryo security cyangwa se aho kuba mwana cyangwa se n'abandi bantu bakuru ariko batabasha kwikontorora imbuga nkoranyambaga zikabagira addicted bakaba babasha kuwestinga time nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Ikiganiro reka tuzagishakira umwanya wacyo. Uzi impamvu? Uri kuvuga ngo abana ariko abantu barashize. Sure. Abantu barashize. Usanga umuntu ameze atya muri TikTok scrollinga every time. Kuvuga ngo ubu akanya gato y'umuntu afite nabari gutya. Turongeye turabasuje tubifuriza ibihe byiza abakunzi ba Satya TV aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza cyane n'abatameze neza kandi twizere ko ibintu biri buze kugenda neza. Rugamba karama biriwe neza nese we bagiye ko hari n'igihe umuntu abatameze neza agapfa. Bibaho ariko iby'isi ni gatebe gatoki wishima none ejo ukababara niko umubwiriza yavuze. Kandi turabizi ko hari igihe cyo kwishima n'icyo kubabara gusa nyine ubundi hari umwami yari umutunzi ari umukire bya hatari, arangije muri makeya areba ibintu byose byiza abona yabigezeho, arangije abwira abagaragu barababwira ati buriya ndashaka ikintu nzajya ndebaho nishimye nkababara, nakirebaho mbabaye nishima. Baragenda bamucurira ikamba ryiza cyane, barangije bandikaho amagambo avuga ngo byose bizashira. Ikamba barishyira ahantu hateganye n'intebe ye, yaba yicaye mu ntebe ye yaba yishimye yakubita amaso rya kamba ati byose bizashira, byose bizashira. Ibyishimo yari afite akabarira biretse nyine gahita rekeraho, yaba ababaye ayareba ati byose bizashira agahita yumva agaruye akanyamuneza kuko ibibazo arimo byose bizashira. Rero bantu mutameze neza byose bizashira akuwo mwami n'abagize ibyago, ariko ntabwo twabura kubihanganisha kubera ko ubu ngubu buri munsi buri ushoboye gusanga to y'abantu bapfa n'abari benshi. Ni benshi ko abantu bavuka ari benshi mu bitaro, impinja ziba zivuka ni nako abapfuye ari benshi. Yamerutse kujya mu bitaro bimwe ni biriya bitaro bya Masaka, benshi babize nk'ibyo ku Mushinwa, ahantu maternity iteganye na morgue. Yego, abavuka abapfa. Sinzi iyo fenomena bashatse gukoresha, gusa hamwe bafite ziriya modoka bazita imbari Corbillard bagiye gutora ababo bitabye Imana, bakajya kumva mu gihe bari kurira, bakajya bakumva ababyeyi hirya bavugije impundu ati bibarutse. Nuko mwisi bimera. Buriya rero bagira n'ibitabo bandikamo abantu bapfuye burya buri munsi, bakagira n'igitabo
bandikamwe bavutse. So ni gutya uko bamwe bagenda niko abandi baza. Rero niho mpita mvuga ngo iby'isi ni gatebe gatoki kandi byose bizashira, kandi uwavutse ngo icyo abasigaje aba ari ugupfa. Yego. Okay, Rugamba. Iminsi myinshi. Rero ni cyane ni iminsi myinshi. Wabagaye Shatse ni mu gihugu. wongeye kwirirwa se? Hana ntahari. Gira umugore ndamukugize. Nahise ko ndi bwihangane. Ndamushimiye. Uramushima. Okay. Zuko warumpinduye mutende. None se ahubwo warumpinduye se muhungu ndaka. Nubwo nsetse nugira ngo singize ubwoba mbaze kureba nimba hano hari ahantu nacikira biramutse. Mbonye bireba ku ipantaro se nambaye ingutiya sinabimenye na. Hari ukuntu umuntu aba atize. Okay, rero meze neza ndashima Imana n'abantu benshi. Benshi cyane. Noneho cyane numvise differ. Ubundi umuntu nabazaga ndashima Imana n'abantu bakeya, ariko wowe urashima benshi. Buriya impamvu ari benshi, buriya abantu bahaye ibyubahiro. N'ubu nje nkagusuhuza naza nkavuga ngo muri aho. Okay. Mu byubahiro kukize naza ngo mvuge ngo uraho. Ubwo nawe ushobora kubishima bake, ariko kubera ibyubahiro bagomba bigatuma bashyira mu bwinshi. Okay. Rero turabona umeze neza, ubwanwa bwatangiye kuzamo imisatsi ibiri. Buriya imyaka ni nk'inkorora. Imyaka buriya uko wabigenza kose ushobora guhisha indwara zimwe z'ibyorezo. Abantu nyine bakakubona bakabona umeze neza. Ushobora guhisha ko ucumbagira wahura n'abantu ukagenda neza. Buriya nabyo ushobora kubihisha. Wababona ugahita uhagarara. Hari ibintu bidahishika. Buriya nk'umuntu yarwaye inkorora, niba kayi kazamutse ugashaka gukorora, wanze gukorora waruka. Nta mikino. N'imyaka rero n'inkorora n'imyinshi. N'imyaka niba uri umugore ka gafondote wisiga ugasigaho kakavunguka, ntabwo kaba kagifata. Nigafata usigaho amavuta ntaba agifata. Ubutabona negetseho tuno tuntu ukagira ngo ahubwo mu natwe umuntu arindi kubyibaza. Wari wabona papa wawe yisiga amavuta? Ajya ambwira ngo ubundi ngo ubwiza bw'abagabo ntabwo bushakirwa mu mavuta. Nta mugabo wisiga amavuta. Ariko abo basigaye mbona bisiga na twarabera cyane kuri bariya naringiye kubita abavukanyi. Buriya sinaba nibekera, ariko nabo ni abavukanyi kuko twese aho dukomoka ni kuri Adamu na Eva. Bari Abanyaziya. Narumvishe ngo inganda zicuruza cyangwa zikora amavuta y'abagabo zicuruza cyane kuruta izikora y'abagore. Ariko nkabona nk'umugabo ari kwisiga utuvuta ku kibuno cyangwa yakutuje azi kubona umugabo ari kwisiga ku nda. Ibyo bintu mbizi cyane, ariko akisiga mu maso, akisiga ku nda, mu mugongo, akamanuka ku tubuno. Ibyo bintu mbizi cyane. Iyo twabaga twariye ibiryo byinshi, hari ukuntu bagusigiragaho utuvuta tw'igikotori ngo kugira ngo nyine wumve akantu k'akayaga, ngo nimba ngo ari ukugira ngo imbise nk'aho yaguka. Nawe menya warabayeho nabi mu buto bwawe. Ubundi hari ikintu bita imyaka ubundi ibyo mbizi ku bana wasangaga nk'umwana yagiye arya ibijumba, arya avoka, amata se ashyiramo ikigage, amata ugira indimi zityo wavugaga. Ntabwo bibaho. Ni ikijumba akibita mu rwina agakubitamo imineke ya gisubi. Imineke ya gisubi urayizi? Imwe igira isukari aba yarataze mu ntuza mu rutoki yarya hepfo. Uri kubyumva? Ngaho ibibazo urwo ruvangitiranye rw'ibijumba, akanya agakanywa ikigage cyangwa agakubitaho urwagwa. Hari n'abo banyuzaga mu misoto. Gusa iyo rero nagezeho ariko kunsigiraho utuvuta byo byabaye. Yego rero ubwo badusigiragaho utuvuta kugira ngo nyine ngo uze kubona ubuhumekero n'uryama kugira ngo ubashe gusinzira. Reka maze nisubirize abamotari. Abamotari buriya baraza no kutwandikira muri comment batubwire. Hari moto zitwa TVS yego, zari zisanzwe zijyamo GR zijyamo Vitesse. Ubwo sizo tuzi nka Gikumi. Hakaba n'izindi moto ziri kuza z'amashanyarazi. Za Sipiro, Ampasadi. Nta makuru yabyo ndatoboza neza ngo numve.
ariko aba bavandimwe bafite utubazo. Hari aho twigeze kubona arira, abantu babigira burage, leta iraza irabikora irabihuzahuza, ibintu bigenda neza. Arira motari yararize, yari umugore ariko mu ijambo hari ahantu muri Bibiliya handitse ngo Yesu ararira. ubwo ni nawo umurongo mugufi muri Bible, ariko nabonye motari arira. Motari ararira asigo hari habaye iki? Motari yagiye kuri kamera ararira. Okay, reka tureke kwinjira cyane mu urumva. So rero nyuma icyo nagira ngo mvuge, nateze motari nimugoroba. Man, uzi kugenda motari atwaye moto mutwaje itara kandi ari nijoro. mutwaje itara urumva yari atwaye moto, nanjye mutwaje itara. ubwo se moto ye yapfuye itara ku buryo wagiye umurikisha twagendaga hariya ugiye kugera urenze ugiye ukatuva ku Kinamba uva Kacyiru. Ewana yakubise mu kinogo kitari na kinini pe. Itara twahise ewana twari turitaye inyuma habuze gato ngo barigomba. Uhita uricakira rikiri kugororwa rero nk'intore. Ewana nahise mva kuri moto mitanyana ndariterura. Urumva ryari gicometse ku nsinga ari naka. Biri mujama wanjye namubwira nti rero ngiye kwihuta. Ubwo kuva nihuta gutwara moto ije muri ariko byumva ntabwo naho twaye rero tuganira namaze se iyi moto ndi kubibona ni amashanyarazi pe, ni ibyo leta yacu turi kujya muri systeme nziza ya tekinoloji yoroshya ibintu bituma tutangiza ikirere. Burya essence na mazutu byangiza ikirere. Niyo mpamvu rero leta iri gushyiramo imbaraga kugira ngo byibuza imyuka ihumanya ikirere igabanuke. Namubaza nti se iyi moto ko ishaje, moto irashaje kugeza aho umugenzi agenda amufashije itarugenda umurika. Ariko twageze aho mbona birambangamiye, duhagarara ku ruhande, afata udusinga aracomekanya arongera arizirika rirafata, arongera birahubuka. Ubwo bivuze ko abamotari b'iyi minsi batwaye izo moto ari abatekinisiye. Ubwo se aba yatarize mekanike. Nujya gutega moto y'ijoro ujye ubanza urebe ko moto byibuze ari nshyashya. Ariko wenda hashobora kuba ntibaze se iyi moto bimeze bite. Ambwira ngo nyine ngo ntarobye ngo hari mugenzi wanjye tuyitwarana. Ntuba se izi moto ubundi muzifatira amafaranga angahe? Yambwiye ngo niba ari hejuru ya miliyoni 3. Miliyoni 3 hejuru. Miliyoni 3 ubwo ni deni. Hanyuma se kwishaje gutya ngubu muyakuramo? Tuyakuramo. Ati ubu ngubu rwose mugenzi wanjye ari kubura amezi 8 ngo ayirangize. Iracyari mu ideni? Cyari mu ideni, aracyakora yishyura. Kandi numva iri kugenda itatu yese. Ubu no mu nyuma ntayo bamuha. Ahubwo se hasigaye amezi 8. Iyi moto iri gukora amanywa nijoro. Kandi ideni ntibirashiramo. Mu mezi 8 wumva ko ari menshi. Iyi moto ubu nayirangizamo. Azayirangizamo ari moto, azayirangizamo nta n'inyuma zigira ziriya moto. Zikozwe n'iki? Ni hari ibipapuro nta nyuma wakuramo. Nshobora kuvuga ngo mu bintu wize harimo n'isebanyabuhanga gusa ntabwo nsebanye niga uwo mumotari. Namurebye namubwira nti bro rero iyi moto pe wamwishyuye umukubiye kabiri. Namwishyuye twari twavuganye, ariko namubwiye nti rero gerageza ejo ujye mu igaraje babanze bayifikisinge byibuze imere neza. Iri tara uzaricaho rigomba usanga ugiye kugurira ishyashya, kandi baze gushyira itara rishyashya kuri moto ishaje. Ni bya bindi wumva ngo b'abamotari mudukorera akazi gakomeye, mujye mugira amahoro kandi rwose tujye twirinda mu muhanda turinde n'abandi. Reka tunyuzemo n'ubutumwa bwa polisi y'u Rwanda. Nagerayo amahoro. Gusa ntabwo nari nzi kuri ikihe gute se umuntu muzima akagenda kuri moto iri kugenda itamapiyese yumva nta kibazo. Yaramfashe mpuzana Usama Ben Laden, uramuzi? Ndamuzi. Umuzana wa wundi bigeze guca umutwe wo muri ntuza wo muri Iraq. Ni Iraq? Saddam Hussein. Harya niwe wari uba umfashe ushyize mu cyiciro cya Pablo Escobar, cya kiyeri mpuzamahanga cyaba ntacyo komeza. Mutubabarire gusa nanone ndumva mufite reka mbikure mu bwiyere mbishyire mu mutima wo gukunda igihugu no kugira umutima ukomeye. Impamvu uri kuvuga ibyo ni nijoro iyo ugeze moto urumva ntabwo wamenya ngo irashaje cyangwa ni nshyashya. Ariko ubu byampaye isomo, ntabwo nzajya mbanza ndebe nibashaka bazabe barayisize irangi, ariko byibuze mbone ko ifite agasura igaragara. Uziko numva kandi ikindi indi nama nagira abantu batega nijoro moto,
motari naguca amafaranga make bitewe n'aho hantu ugiye ujye witonda motari bishaje hari yaguciye make ntabwo yanciye make nyine ariko burya akenshi moto zica make ziba zishaje hari n'abakunda kwitegera za zindi ngo nizo zihenze ariko motari w'isongi burya ntacyo umubwira ariko noneho uzi ko hari umumotari nigeze gutega w'isongi yanze kugenda mu muhanda w'igitaka kandi ubu nakuyobeje uremera wanyobeje hehe se ngewe ko mperuka nayo hari ukuntu umuntu aba agiye nk'iremera ugahita umunyuza ku giti cy'inyoni aba agiye hehe ako ikizima se si uko wenda biri butinde ariko akagerayo ngo inzira zose zigera i Roma iby'abamotari byo ni agaterera nzamba rwose n'ibibazo byabo buriya uramutse ubifashe ukabishyira nko kuri Mo Kigali ntabwo byahuzura Mo Kigali ariko uzi ko ushobora kuba uri mu misozi miremire mu Rwanda abamotari nibo bantu nzi barize pe reka tumuhire ku by'abamotari ahubwo ako n'abamotari benshi ariko ndasanga baranashubijwe ariko bameze neza by the way reka dushimire leta y'u Rwanda reka nshime ubu buryo bazanye bwo kubashyira ku murongo ugera mu ntara ugasanga abamotari bafite aho baparika ugera i Kigali ugasanga abamotari bafite aho baparika kandi kavuyemo imodoka yahagararaga bakayuzuraho ugasanga abantu Nyabugogo si ibyo bintu urabizi neza ko byashize ku murongo uzababaze konterivasiyo ya Nyabugogo n'Iremera abo ni inyeshyamba ari imbere ya gare icyo nzi cyo bafite ahantu baparika hameze neza reka ibyo rero tube tubimuvinzeho ariko n'ubundi ikibazo ndi gushaka twibazeho dushakira n'umuti n'ubundi n'abamotari benshi baracyisangamo kuko abamotari benshi buno ugiye kureba muri Kigali ubu ngubu cyangwa se no mu gihugu hose usanga n'ubundi ari urubyiruko kandi ikibazo mfite kiri kubaza ngo ese koko urubyiruko rurakennye ko numva ku mihanda ahantu hose bavuga ngo urubyiruko rurakennye koko rurakennye ahubwo se rwakize ryari ntabwo rwigeze rukira se cyangwa uri kuvuga ko koko rukennye uri kuvuga ko rukennye kandi umbajije wowe ko rukennye njye nibyo numva ngo nje kubikubaza ngo turebe ko tubishakira n'umuti kuko nimba runakennye turebe uburyo njyewe impamvu mvuga ibyo ngibyo nta yindi ni uko iyo tuvuga ngo umuntu arakennye nuko aba yarigeze gukiraho si ibintu byumvikana se iyo umuntu avuze ko iyo umuntu avuga ngo arakennye yego nuko aba yarigeze gukiraho none se iyo umuntu avuga ngo arakize nuko aba yarigeze gukenaho ariko bitabuza kuvuga yuko hari n'abakire babivukana umwana akavukira mu mafaranga akayakuriramo akayasaziramo ubwo se wazavuga ngo ndi umukire kizikize kandi ibyo wabona yisanze akize nese ubu ngubu icyo ngicyo kirahura na ka kandi kavuga ngo umwana ugenda muri benzi yaguriwe n'iwabo yaza abaza icyo umwana yiguriye igitogotogo cye hari umwana abana bagiye ku ishuri umwe ararira aravuga ngo yaburaye mwana w'umukire use waburaye yaburaye use wabuze n'agafiriti uri kubyumva uwo mwana azi ko nubwo umuntu yaburara nubwo habura n'agafiriti kandi ubundi umwana w'umukene n'agafiriti kaza iyo yagiye kuvumba bayiryaga ku bunani na Noheli ubwo si wanyu mwagiye kuvumba uri kubyumva so rero kuvuga ngo ko warumbajije ngo urubyiruko rw'u Rwanda rurakennye nigeze no kubibona kuri social media biba ikibazo abana baraza babivugaho urubyiruko rw'u Rwanda rurakennye dufite ibibazo bitandukanye ubundi se ku iyi si nzima ahantu wenda urubyiruko usanga rudafite ibibazo nini n'ubundi ariko harahari tugiye kureba tukareba muri bino bihugu byateye imbere umwana ajya kugira imyaka ko umwana wawo agira imyaka 16 afite uburenganzira bwo kuba yafata imodoka akagenda mu muhanda byageze gute cyateye imbere none ibindi biri hehe mu nzira y'amajyambere nyine ariko ntabwo ari ariko none ubundi njyewe impamvu numva ko nyine urubyiruko rw'u Rwanda rwanakizeho rwakizeho hari igihe cyageze umwana akaba atababazwa ngo nzaturahe ku kazi ko isa azamukebera hari igihe cyageze umwana adahangayikishijwe ngo nzarya iki ku kazi ko azahinga agashaka umugore bakabyara abana bagahinga icyo gihe nta rubyiruko rw'u Rwanda rwavugaga ngo rurakennye
ibintu byari biri muri kontorore. ibyo uri kuvuga ni mu myaka ya ryari ako wenda njye navutse byarakaze gusa iyo turebye amateka tukanareba uko byakorwaga buriya ikibazo ibintu byari muri kontorore. hari abantu bareba hafi aho ngaho uri kuvuga ugiye kujya muri analysis ukareba population y'u Rwanda yari ihari yanganaga gute. Exactly, wasanga abanyarwanda bari nka miliyoni 5 cyangwa munsi yaho nazo ntizageraga. uri kubyumva? Ngewe population y'u Rwanda yari ntoya. bivuze ngo ubutaka bwari bunini kurusha iki? abaturage. ugasanga umuturage umwe cyangwa se umuryango umwe, uyu musozi wa Gisozi wose bawutuye hari nk'imiryango 2. kubaka nta kindi byasabaga, ni ugutema ibiti mu ishyamba bagashaka ibyatsi bakaza bakarenzaho akagondagonda bagakora ikigonyi bakagira gutya, ubwo akaba arubatse. uri kubyumva? umuhungu yamara kuniga ijwi, yamara kumva ryabyimbye ati ntabwo turara mu nzu hariya sha, agahita amukatira akamwubakira, bagahamagara abaturanyi bakagondagonda ibiti bakazamura ibyatsi, icyondo bikarangira, umugore bakamukubitira hasi. ariko ibyo mvuga nyine icyo gihe urubyiruko rwari rukize, gusa niyo yarakize ntacyo yaburaga. Ese ubundi bari bakennye nyine ubwo? Yego, nibyo wabazaga ngo rwakize ryari icyo gihe rwari. Reka tureke gucarenjinga abantu. ubundi gukira ni iki, gukina ni iki? Gukira ni igihe buriya se ako buriya ku bwanjye mba numva ese urubyiruko rurashaka gukira gute niba ruvuga ko rukina? gukira nyine ku buryo ubona everything ushaka kuvuga ni nimba nshaka gusohoka mbibone, nimba nshaka kurya mbibone. Gusura mu nzu gusohoka. So wenda abantu bize economy baraza kuduha comment. ubundi hari ibintu bita needs, basic needs. Yevuze basic needs, mvuze needs, ibintu umuntu akenera, ibikenerwa mu buzima biri muri kategori. ubwo biragendana na Abraham Maslow. hari izo basic needs wari uhereyeho, ni izihe? aho ni umwuka, ni amazi, ni ibiryo, security cyangwa se aho kuba, n'utundi tuntu dukeya twaha. Izo basic needs nizo umuntu muzima ubundi yagakwiriye kuba afite, sibyo? Cya mbere ni ukuba ufite ubuzima bwiza, cya kabiri ni ukubona aho uba. si ngombwa ngo haba ari iwawe, waba ukodesha waba ugize, ariko ukabona aho uba. Bivuze ngo ushobora kubona rent, ushobora kubona nyine aho uba, ukabona security, ukabona icyo kurya, abana bakafodinga ishuri, uri kubyumva, bakabona icyo kwambara, bya bintu nyine by'ibanze, ukaba ufite n'ubuzima bwiza. Ubwo urumva izo ni za basic needs, ni basic umwenegihugu wese aba agomba kugira gute, kwa fodinga iyo ari igihugu kiyobowe neza. Uri kubyumva? Ubwo ushatse kuvuga ko ababifite ubwo baba baradamaraye, baba barakiboretse. Uwo muntu ni umukene. Umukene kuko wenda wareva ku ruhande rumwe hari ibyo akenera atabona, kandi iyo umuntu hari ikintu akeneye cyakenera ntakibone. Umuntu afite ahaba, sibyo? Afite ibimutunga n'abana be, uri kubyumva? Arabasha kwishyurira abana ishuri, gereza abana barabasha kwambara, gereza aberetse. Uwo muntu ni umukene. Okay, exactly, ntabwo ari umukene. Ntabwo ari umukene kuko umukene ubundi aba ari gusenga ati Mana umfashe mu ifunguro rya nijoro. Uri kubyumva? Nitugera ku mukene, hari umuntu udafite icyo kwambara. Uri kubyumva? Ukigowe na za basic needs ubundi. Ubwo tuvuze kwambara, kuryaho ntiyariye. Uri kubyumva? Hari umuntu ukeneye kurya, wenda narya mu gitondo ntazi ko nijoro ari burya. Narya nijoro ntazi ko mu gitondo ari burya. Wenda akanirenza uwo munsi akagira gute, ntarya. Uwo ni ukene. Umuntu ni umukene cyane, umukene cyane. Nibo kera twitaga baki, batindi n'abahanya. Uwo muntu naho kuba ni ikibazo, kurya ni ikibazo, kwambara ni ikibazo. Ubwo se ubuzima bwe bumeze neza?
Okay, noneho ubwo ikiriho ni iki tugana no ku mwanzuro dufata umwanzuro w'ukuri kuriho cyangwa se ukuri nyako rero haba muri Leta Zunze Ubumwe bagira abashomeri bariya homeless nubwo umushomeri wo muri Amerika atari kimwe n'uwo mu Rwanda, ni kimwe n'uko umushomeri wo mu Rwanda atari kimwe n'umushomeri w'i Bugande. Umushomeri w'i Bugande ntabwo ari kimwe n'umushomeri wo muri Kenya, birumvikana. umushomeri wo muri Kenya ntabwo ari kimwe n'umushomeri wo muri South Africa. Turi kumwe, agahugu umuco akandi umuco. Rero igihugu ubundi gifate nk'umubyeyi. Umubyeyi ashoboye kubyara umwana ntamubonere byose yifuza nk'umwana, yego, ariko iby'ibanze yagize gute? yabimuboneye. Uri kubyumva? Yego. Tubanze turebe se urubyiruko rw'u Rwanda niba rukennye iki? Amashuri yo ubu ngubu ntabwo navuga ko ruyakennye. Niba rukennye koko rukennye iki? Hari umunyamahanga umwe wigeze kuvuga, arigisha aravuga ngo you are not poor but you are heavy. Ntabwo uri umukene ahubwo umutwe wawe niwo ugize gute? Niwo ukennye. Okay, bashakira imirimo rero. Uri kubyumva? Abenshi bitwaza ko hari ubushomeri, babuze akazi, bashakira imirimo barangira imirimo. Umuntu aba afite akazi, yego, akeka naho yabona ahera avuga ko akennye kuko yabakora kandi ahembwa, kandi iyo buri utari umushomeri akenshi na bya bindi ukeneye ubasha kubyihazamo. Buriya uzi hano ku karere hano hirya baramutse bavuze ngo dukeneye abakozi, sibyo? Ngewe uzi abakozi badepoza uko bangana kandi hakadepozamo abashomeri, hakadepozamo n'abafite akazi batifuza ya mafaranga bariho, batari proud y'umushahara bafite. Icyo navuga rero kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ngo urubyiruko rurakennye cyangwa ntirukennye, urubyiruko rw'u Rwanda dufite basic needs. Exactly. Sibyo se? Dufite umutekano, dufite amashuri y'ubuntu, sibyo? Tukagira amavuriro, nta muntu urwara ngo arembere mu rugo kereka udafite mituweli. Kubyumva? Dufite ubwo bwisungane mu kwivuza, dufasha buri muntu wese yaba uwo mu mujyi n'uwo mu cyaro. Uri kubyumva? Igisigaye Leta nabwo ikora uko ishoboye kugira ngo ibashe kugira gutuma habaho guhanga imirimo. Hari ukoroshya iryo shoramari, abashoramari bo hanze bakaza mu Rwanda bakagira abantu baha imirimo, mbese abantu benshi nyine abaturage. Hari izo za VIP ku bantu batishoboye, ubwo ni uburyo bwose Leta ikomeza kugenda igira ishakisha kugira ngo byibuze urubyiruko rubashe kwisanga dukora ku mafaranga. Isoko dufite nk'abanyarwanda ni ritoya, kuko abanyarwanda ubwabo turi muri miliyoni 11 wenda nabo 14 n'abandi wenda bari hanze zikaba wenda zagera nko muri 20 cyangwa 25, cyangwa se niba statistique ikorera hamwe wenda sinzi niba nabo hanze bose bababaramo. Ariko icyo nakubwira cyo YouTube buriya iyo ibicuruzwa bibaye byinshi ku isoko, hari itegeko rya demand and supply. Uri kubyumva? Iyo ibicuruzwa bibaye byinshi ku isoko bita agaciro. Uri kubyumva? Abaguzi baba bake, ibicuruzwa ari byinshi, bikarangira bihuza ababigura. Twebwe rero dufite production iri hejuru y'abazashyira ku izo mbuga nkoranyambaga, ariko uzagura umukiriya ako nkeka ko ushobora kuba umukiriya ariko ukongera ugahinduka n'umuguzi. How? Okay, uzi impamvu tumaze imyaka 10 tutarabona monetization? Impamvu zarasobanuwe na Minister Paula. Abantu bafite inganda hano, bafite ama business akomeye ariko ntago bazi akamaro ko kwamamaza. Sibundi kubera iki batabimenya? Bazi ko iyo batanze amafaranga mu kwamamaza bagiye. Urabona bazi ko hari igihe umuntu ababona akorera miliyoni ku munsi, ntatekereze ko ashobora gukorera miliyoni.
akaba ari gukorera mu mutwe, akaba acuruza ibihumbi 500 adatekereza ko yamamaje yabona miliyoni. ese tuvuga ko intekerezo zabo zitekereza aka wa mwana batsindaga ubwana bikuremo, kuko umuntu wamaze kumenya gushora miliyoni 10 cyangwa 20 ntabwo aba akiri umwana, ahubwo kiba gisigaye ni ukumenya ngo mbese ni nko gukangurwa, ubukangurambaga. wenda akabona ubukangurambaga bumubwira ngo nubwo uri kwinjiza miliyoni 10 ariko ushobora kwinjiza 20. ka kazi watangaga k'abakozi wenda 20 bagahita bikuba kabiri bakaba bangahe 40, cyangwa se bakiyongeraho bakaba 30. uri kubyumva? Bwa bushomeri bukagabanuka, marketing yaguka, ubucuruzi bukaguka, deja n'imirimo izaboneka. exactly. Kuko ariko reka nguhe nk'urugero, dufite ibigo hano bikomeye cyane, hari ibicuruza ikinywaji, hari ibicuruza na communication, ibicuruza imiyaga. wari wamenye ubwenge bitamamaza. birumvikana ko bitazwi se, birazwi cyane ko nuko bazi deja akamaro ko kwamamaza. So rero niba uri umushoramari ukaba udashobora kuvuga ngo ngiye gushyira imbaraga muri marketing, niba uzakomeza wunguke, ariko wunguke dukeya. Okay, ubwo rero n'ikintu cyari gitumye njyewe ngaruka ku mbuga nkoranyambaga, maze gusanga mu kanya kashize imbuga nkoranyambaga muri Gabo bazifunze. uri kubibona nk'iki? Bazifungiye iki? Ubusanzwe nyine bizwi ko imbuga nkoranyambaga zigira uruhare runini mu kwica imitekerereze y'umwana cyangwa se n'abandi bantu bakuru, ariko batabasha kwikontorora. Imbuga nkoranyambaga zikabagira addicted, bakaba babasha kuwestinga time nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Ikiganiro reka tuzagishakira umwanya wacyo. Uzi impamvu? Uri kuvuga ngo abana, ariko abantu barashize. Sure, abantu barashize. Usanga umuntu ameze atya muri TikTok ascrollinga every time, kuvuga ngo ubu ngubu akanya gatoya umuntu afite aba ari gutya areba video aseka, abajya kuri Instagram, abajya kuri YouTube, abajya kuri, ni ukuvuga niyo mpamvu abanyafurika tuzakomeza turi down. None se ubwo urabona mu gihe abandi babaga basoma ibitabo, bakora research, bakora ibintu bigiye bitandukanye, ubu ngubu umuntu aba ari kureba abakobwa bambaye ubusa. ese guseka ni ikibazo? avuze TikTok, umuntu aba ari kureba abakobwa bambaye ubusa. Abandi baba ari hobby, abandi baba bari kureba ama pornography. Abo si abana, wenda n'abana bajyamo bakabireba. Uri kubyumva? Ibyo nibyo abantu bibereyemo. Uzi ikintu gifata isi, harimo uburaya, ni amashusho y'urukozasoni, harimo intambara byacitse hano barashe, politiki. Ngira ngo ugiye kureba intambara ya Kongo niyo ishobora kuba yaragize amaviyuzi menshi muri iki gihe n'intambara ya Russia na Ukraine. Kubyumva kubera ukuntu zavuzwe, abantu bakunda byacitse, bagakunda ubusambanyi. Urumva iyobokamana buriya riza gake, bipfirahe bamaze kutwica, baraturangije. Okay, ubwo ni umwanzuro mwiza wafashwe n'igihugu cya Gabo, nuko batazabishobora. Ako bawufasha ariko ntuzagumaho. Uzi ko ahubwo na Mark Zuckerberg yajyanye mu rukiko ashinjwa ngo kwica mu mitwe nyine abanyeshuri n'abana, urubyiruko muri make, kurwica mu mutwe akoresheje Instagram. Muri mu myaka 10, mu myaka 10 iri imbere cyangwa 20, yego, abantu uzajya uhura n'umuntu yikubita hasi agenda. Yikubita hasi? Ubona umuntu ari mu muhanda ubona yikubise hasi. Bivuye bivuye bitewe n'ibintu byose turi kugenda tunyuramo ndacamo. Imbuga nkoranyambaga zigatuma umuntu yikubita hasi. Exactly. Abantu bamaze kuba addicted. Ntabwo umuntu ashobora kwicara ngo amare iminota 30 atarebye kuri telefone. Afiteho bando.
ntabwo ashobora kumara iminota 30 atarebye kuri telefone. ariko uzi ko uvuze ako kantu nkahita nibuka aba ari mu nama, aba ari mu rusengero, abe yagiye gushyingura, ntabwo ashobora kumara iminota 30 atarebye kuri telefone. ibyo bintu yabivuze bya interineti unyibutsa umugore basigiye amafaranga yo guhaha. nta nubwo ari kure, nta nubwo ari muri mbarirano, ni muri karitsiye hafi, ni no mu minsi yashize. ubu interineti y'ukwezi akenshi kuri Airtel imenyerewe ko igura ibihumbi 3. bamusigira amafaranga y'ipusho, arangije ajya kuyagura banda. abana birirwa batariye, umugabo atashye sanga utwana twishwe n'inzara yaduhweje. nyine ari gusikororinga. umva ababyeyi dufite, ari kuri TikTok, exactly ari kuvayibinga. So uri kumva rero icyo kintu bamaze kutwarikamo, ukumva nubwo utarya ariko ukagaburira amaso. umuntu abafashe ikanya ameze atya, ahubwo ibyo biryo bigera kuri ameze atya, ari kuri telefone, ava kuri Facebook ajya kuri Instagram, ava kuri Instagram ajya kuri Twitter, ava kuri Twitter ajya kuri aho hose. uri kubyumva abantu dufite muri iki gihe. So rero bivuze iki? ubwonko abantu bwamaze gupfa, bwamaze kwimukira ku mbuga nkoranyambaga. tuzibaninge rero ntabwo byakunda. itabi nyine ubwo itabi ryanditseho ngo itabi ririca, ritera indwara z'umutima, kanseri ku bagore batwite, baracyaricuruza. njya mbona rishyirirwaho n'imisoro itabaho. none ibihugu rero bikiri mu nzira y'amajyambere, nyine tuzakomeza nyine, ariko ntabwo ari twebwe twenyine, kuko ugiye kureba abari gushinja Mark Zuckerberg ni ab'iwabo. exactly nyine buriya n'igihe aba yagonganye n'umuntu gutya, ruriya ni politiki. hari ukuntu aba yageze yagonganye ako no kuba wumva ngewe bibaye iki gihe akaba aribwo agiye kwitaba ubutabera. n'igihe nta muntu uzi wo mu baturanyi hano hakurya za Zamburi yari afite bizinesi akajya agira gutya bikanga, ntahuze neza na leta. mu gitondo bakagira batya ati mukomereze, byamara gutungana ariko hano hari icyo kurya mugire gutya. ntabwo wigeze kuyumva za Zamburi? Zamburi cyane byarabaye kabisa. ureba na Mark Zuckerberg usubiye gusanga hari abantu bapfubiranye bamugiriyeyo. ni bya bindi tutavuga politike buriya ngo si umukino w'abana. niyo mpamvu ikinwa n'umuhanga gusa, ngo nta muswa ujya uyikina. kabishwe hamwe abantu bakubona ngo n'ikigoryi, bakavuga ati nk'uriya muntu kweri bibaho. abanyapolitike njya numva ngo babaho just nka undercovers. yego. rero turabashimiye cyane ku bw'umwanya mwahaye Satya TV. gusa mutaragenda mwagira inama uru rubyiruko, yaba abari gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi, yaba n'aba bari gutaka ngo barakennye, kumbe badakennye ahubwo barashatse gushyira amaboko mu mifuka bakigira abantu n'ibindeba, ntabwo bashaka gukoresha imitwe yabo, barashaka kurya batavunitse. inama mubaha tunagana kuvuga ngo gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi. yego, nuko ibyiza byo kuzikoresha ntabyo bafite, kandi bakabona ko ibibi ari byo bibazanira views kurenza. icyo navuga, leta nishyiremo ingufu, ishaka uburyo abantu nyine babona ibyo gukora. uri kubyumva? urubyiruko rube busy rubona ibyo rukora. ibyo bintu nabivuze, unyibutsa akantu kavuga ngo amaboko adakora Satani yashakira icyo gukora. uri kubyumva? so rero hari ibintu byigeze gutera hano mu Rwanda, ni ikintu cyitwa igishego. gifata imitima y'abantu, mu bahanzi, mu YouTube, abantu bagakora bambaye ubusa, agashyiraho abakobwa b'amakarisa ari hanze ibitsina kuri YouTube. cyitwa igishego kiba igishego. leta ishyiramo ingufu, igishego kigira gute? kiragabanuka. baragica YouTube channel zimwe bazigira inama, hari ukuntu bakugira inama ugahita ugabanya. hari ngo umuntu wahariya aricyo nakubwiraga ngo ikintu cyitwa ubusambanyi ni ikintu gitacinga ku bwonko, kigira abantu addicted.
ku buryo umugabo ahasikorinze akabona umukobwa wambaye nabi byanga bikunda arahatinda. ubwo ako nta nubwo bikwica mu mutwe by'akanya gato gusa iby'igihe. Hari inzoga bajya bita kiri n'ikikiri. Rero imbuga nkoranyambaga zo zitwica ni kiri you slowly by slowly. Okay, ubwo no pose y'iyo nzoga. Exactly. Okay, turabashimiye cyane kubw'umwanya mwahaye Satya TV. Twizere ko n'ubutaha nitubakenera muzatwitaba rwose igihe muzaba mufite akanya. Umwanya wanyu niba twabacanganyikishije nyine nta kundi mwicagurire. Wicagurire. Mugira amahoro, ndabakunda cyane abantu bose bakurikirana Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV. Ewana Kabastanga. Asante, hasta la vista.